Ibyahishwe 13:1 naho batubwiye ngo ngiyagara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa izamuka iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Daniel abonye inyamaswa nye zavaga mu nyanja. Yohana abonye inyamaswa y'amahembe 10 n'imitwe 7 izamuka iva mu nyanja. Iyi nyanja ishatse gusobanura iki mu buryo bwa gihanuzi? Iyi nyanja isobanuye iki? Icyo ni cyambere. Icya kabiri, iyi nyamaswa izamukaga iva mu nyanja ni bwoko ki, isobanuye iki? Tuzasobanura igishushanyo kiriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja cyaremwe n'iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka ngo irangije igihe umwuka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Abari abapasitoro beza, abakozi b'Imana beza, bari bafite intego yo kujyana abantu mu ijuru, bazava mu by'Agakiza. Ibyari ugufasha abantu kujya mu ijuru bigahinduka business, bigahinduka imirimo yo kwinjiza amafaranga, bagata umurongo w'ivugabutumwa wo kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo rero Imana yishura muri ubwo buryo gusa bumwe no, ntabwo yaba ari ijambo ryayo. Sinakongera no gusoma Bibiliya ndamutse mbonye Imana yishura mu isura imwe ku buryo uko bayivuga hano mu Rwanda icyo bayivuzeho n'abandi banze ariko bayivuga, ntabwo nazongera gusoma Bibiliya. Imana ifite ubwiza buhora buhinduranye, kandi ni nako ishaka n'abakristo abayizera ko duhora tuva mu bwiza tujya mu bundi. Niba rero amadini hirya no hino ku isi bigisha ibintu bimwe mu ijambo ry'Imana, ntabwo yari Imana iri kwishura. Niba teolojiya yigisha ibintu bimwe mu ijambo ry'Imana, ntabwo yari Imana iri kwishura. Imana ikeneye abakozi bayo, abagaragu bayo. Reka twongeye tugusuhuze inshuti muvandimwe wowe ubana natwe buri munsi, kurikirana ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi channel ya AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Jewe uvugana nawe, amazina yanjye ni Jarick ikingeneye. Nkuko bisanzwe benshi tumaze kumenyerana, hanyuma nkaba ndi umuyobozi wa ministeri yitwa Revelation Ministry. Ngira ngo murabizi ko dufite ibiganiro bine ku bantu musanzwe mukurikirana ubutumwa bwiza tubagezaho. Harimo ikiganiro cyitwa igihe cyanjye gitambukamo inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ndetse n'ubuhanuzi bitabo cy'ibyahishuwe. Tukagira ikiganiro cyitwa dusengane, aho twigisha inyigisho zirebana no gusenga, ariko tukongera tugashyira no mu bikorwa, natwe tugasengana n'abantu dusengera ibyifuzo bitandukanye. Kandi tumaze kubona benshi bari gushimira Imana ko hari kiri gukora muri aya masengesho turimo turasengana. Ikiganiro cya gatatu ni ikiganiro kivuga ngo menya nibi. Twavuze ko twigamo ibintu byinshi, aho dukora ubushakashatsi mu makuru atandukanye hirya no hino mu binyamakuru, ndetse n'ibintu bigenda biba mu buzima bw'abantu hirya no hino, tukabihuza n'ikijambo ry'Imana rivuga ngo turebe ko tutaba turi gusohora mu buhanuzi tukaba tutabizi nyamara ibyahano biri kudusohoraho, Yesu akazadutungura, benshi bakabura ubugingo kandi bavuga ko bizeye, n'abandi kandi batizeye nabo bigatutera guhita duhaguruka vuba tukabwiriza ubutumwa twihuse. Ikiganiro cya kane ni ikiganiro kivuga ubusesenguzi kuri Bibiliya, aho dushaka kwinjira muri Bibiliya cyane, tukiga igitabo ku kindi, aho tuzatwiga ingingo nkuru igize igitabo, tukiga n'intego y'umwanditsi wacyanditse, hanyuma tukagenda dukuramo amatopiki menshi atandukanye kugira ngo tubashe kwigana ituze mu ijambo ry'Imana, abantu barusheho gukanguka, bahumuke, bamenye ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kandi bamenye ko ibivugwamo biri gusohora mu isi byihuta. Hanyuma buri wese amenye icyo Imana imushakaho. Nibyo biganiro bine. Hanyuma rero nkuko bisanzwe, ngira ngo murabizi ko tumaze igihe turi kwiga igitabo cy'ibyahishuwe, ariko aha twari tumaze iminsi tutari kuboneka ngo dukomeze inyigisho, kuko n'ubundi ibyo twari turimo ngira ngo mwabibonaga n'ubutumwa bwiza turi gukoresha abandi bakozi b'Imana. Ariko reka mbabwire ngo ubu noneho turagarutse, tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana.
tugiye kwiga, tujye mu buhanuzi, duhanure, twerekwe, duhishurirwe, kuko twumva ko Imana dushyizemo umwuka mwinshi wo kuvuga ubutumwa bwiza ngo abantu bakanguke, bamenye igihe duhagazemo. Abagabo mukanguke, abasore mukanguke, abakobwa mukanguke. Satani afite uburyo bwinshi ari gukoresha kugira ngo arebe ko azisasira abantu benshi barimbuke, ariko natwe turahari dufatanyije n'abandi bakozi b'Imana kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza kandi abantu barokoke. Ndabwira wowe ufite umuhamagaro ngo kuki wicaye, haguruka tuvuge ubutumwa bwiza, haguruka tuvuge ubutumwa bwiza, twamaze umwami. Hano benshi bari mu mwijima, barasinziriye, ntabwo bazi ibihe uko byifashe, ntabwo bazi isi ahigeze. Akaba ariyo mpamvu nakubwira ngo kuki wicaranye ibyo bintu Imana yaguhaye. Mbere ko twinjira mu gitabo cy'ibyahishuwe, kuko tugarutse mu kiganiro cyitwa igihe cyanjye, aho tugiye kwiga noneho inyigisho z'ibyahishuwe nanone, kandi noneho tugakomereza mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe Yohana. Turabanza dukore summary cyangwa se incamake, dukora confirmation mu gice cya 12 tumaze iminsi turimo turiga. Twizemo mu buryo ariko nabwo bw'incamake, ariko hari igihe tuzasubira mu byahishuwe tugende twiga none nido umuntu wese ufite ikibazo akibaze. Nishaka kubabwira ngo ndi uwanyu, kandi dufite ubuhamya bwinshi twabwiye ko tuzabaha, kuko ibi turimo twebwe twabihamagariwemo n'Imana. Niyo mpamvu nakubwira ngo ahubwo rarika, tangira kurarika abantu, tangira kurarika inshuti zawe, kandi usharinge buno butumwa ubugeze ku nshuti zawe, kuko tugiye kwiga ibintu bikomeye. Mwari muzi ko ukuntu icaye imbere ya kamera afite ubwoba ko ndi busoze Yesu agarutse? Wowe unyumvishe utarusobanukiye iby'ubuhanuzi, wasanga isi ubipinga, wasanga isi ubihindura zero. Ni ukuri mfite ubwoba ko ndi busoze Yesu agarutse. Kubera ihe mpamvu, kubera ko ibyo tubamo Imana yandikishije mu ijambo ryayo biri gusohora byihuta cyane. Tugiye kwiga igice cya 13, niho buri wese udukurikiye uzabona ko koko nta gisigaye ngo isirangire. Reka mvuge ngo isirangire da, kuko hari abo tuvuga ngo Yesu akagaruka, bati ibyo nawe buteka mutwe bw'abarokore, ubuteka mutwe. Ariko natwe dufite ibindi byo gukora, dufite n'ibindi byo kuvuga, kandi twavuga n'ubundi nabyo bigakomeza gufasha abantu mu ruhande rw'umubiri. Ibi rero tuvuga nuko Imana dutegetse kubivuga kugira ngo kubw'urukundo rwayo izabashe kurokora benshi, nubwo Satani wazisasira benshi, ariko Imana izarokore abandi benshi. Noneho igice cya 13 tugiye kwiga rero, wowe udukurikiye nitugera hagati nibwo uzavuga ati isi irarangiye. Reka mbabwire tugiye kwiga, reka nongere mbabwire tugiye kwiga ubuhanuzi, tuzahanura, tuzerekwa, tuzahishurirwa, kuko ibyo Imana yabiduhaye. Yaduhaye ijambo ryayo, yaduhaye izindi mpano, yaduhaye yerekwa, yaduhaye ubuhanuzi, ibi byose yarabiduhaye. Ariko kandi ntabwo ibyo byo twirata, ahubwo turirata umusaraba, turirata agakiza twahawe na Yesu, turirata aho yadukuye. Izo zose izo mpano yadushyizemo ni impano zo kugira ngo ikoreshe ikiza abantu. Ariko tugiye guhanura, tugiye kuvuga. Reka nongere mvuge ngo tugiye kuvuga. Igice cya 13 ndashaka ko tukibanamo. Byabimbabaje aribwo bwa mbere dutangiranye turakurikiranye igice cya 12, kuko ibi tugiye kwigisha kugira ngo byumve neza, ubashe guhita ukanguka, nuko waba warize igice cya 12. Niba aribwo bwa mbere dukurikiye, jya kuri channel ya AYALONI TV, aho ngaho uri nyine uri gukurikirana ubutumwa bwiza nyine kuri AYALONI TV. Reba hejuru ahanditse playlist, hakore. Numara kuhakora urahita ubona ibiganiro twagiye twita amazina. Ikiganiro cyitwa igihe cyanjye ukoremo, niho uri busanga inyigisho zose twigishije zirebana n'ibyahishuwe, aho twize kuva ku gice cya 3 umurongo wa 14 turakirangiza, icya 4 turakiga, icya 5 turakiga, icya 6 tugeze ku murongo wa 9. Hanyuma
twabaye nk'abasubikiye aho ngaho, turavuga ngo reka tubanze dufashe abantu tujye mu gice cya 12 n'icya 13 kuko ubuhanuzi bukivugwamo aribwo twicayemo muri iki gihe cya none. Nyamara abantu benshi ntabwo babizi. Tugiye kwigisha igice cya 13. Murasanga isi igeze ku indunduro, murasanga isi igeze finali yo kurangira. Umva, tuzasoza buri wese, turavuga umugenzi, ariko ndavuga umugenzi, ntabwo turi kuvuga abateolojiya, kuko abateolojiya bafite ibintu byinshi byabinjiyemo by'ibisiyansi n'ibifilozofi n'ibindi bintu bidasobanutse bituma badaha agaciro ijambo ry'Imana, kandi bavuga ngo bize ijambo ry'Imana, ariko ibyo bintu barimo bakumva ntawabi badahama ngo bibavemo. Ikindi kandi ntabwo turi kuvuga cyane ku birebana n'amadini. Turabwira abizera bizera icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi bashaka kumva ubucukumbuzi no kumva uburyo ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bwagiye busohora ku murongo. Aba bo bazabyumva. Tuzasoza wowe rwose mugenzi ujya mu ijuru uvuze uti nubwo ndi gukora ariko ngomba gukora niteguye, nubwo ndi mu rugo iwanjye ngomba kubikora niteguye. Rero aho niho turimo turiga nyine. Tugiye kwiga igice cya 13, tugiye kukiga. Noneho rero wowe ukora aho ngo kuri playlist, hanyuma utangire ukurikirane inyigisho ku murongo, wumve inyigisho z'igice cya 12 uburyo twagiye tugisobanura, hanyuma tubone kugendana mu gice cya 13. Mbere y'uko rero twinjira mu gice cya 13, turashaka kubanza gukora confirmation y'igice cya 12. Dukonkiriwe nubwo Bibiliya itagirangira, tuzongeye tukagarukamo tukiga neza ido nido, ariko tushaka gukora nibuze incamake ya kiriya gice dusa nk'abakivamo tujye mu cya 13. Nongere mbwire wowe ubanye natwe ngo niba utangiranye natwe ikiganiro ntukakiveho utakirangije, ngo nugira hagati hari ukuntu ushobora kumva, wakumva ijambo kumva nturyumva neza, ugahita uvuga ati ibi bintu ntabwo bisobanutse, ugasanga uyisubikupa, ugiye no kwandika komenti uhakana ibintu. Nyamara iyo ukomeza wari kugera ahari busubize cya kibazo wari ugezeho. Bega ya confusion ugize, komeza wumve, uraza kugera haza gusobanura icyo kintu wari wumvishe ukumva ntucyumva neza. Dutangirane ikiganiro, dutangirane kumva ijambo ry'Imana, tuze gusozanya, ni nabwo uhabwa umugisha w'Imana. Umugisha wo gutangira wumva ijambo ry'Imana ni wo gusozanya n'imvugo y'Imana. Erega iyi ni Imana ibirimo iravuga. Nubwo mutubona twebwe tuba twicaye hano turi imbere ya kamera, ariko burya ni Imana ibiri kuvuganira muri twebwe, ni Imana ibiri kuvugira muri twebwe, kuko jewe ndi ambasaderi uhagarariye ijuru hano mu isi, noherejwe n'Imana, ndi umuvugizi Imana yohereje kugira ngo nkomeze mbwira abari mu isi icyo ijuru ribashakaho, tubere ku muco ijuru rishaka ko tugenderamo, n'imvugo ijuru rishaka ko tuvuga, nuko twitwara, nuko twambara. Iyo perezida amaze kuhagera, buri wese aguma aho ngaho kugeza igihe aza kurangiza kuvuga, agasoka akagenda. Iyi rero ni Imana ibirimo iravuga. Niba utanga ikiganiro cyumve, hanyuma urangize wumvishe icyo Imana ishoje ivuga. Tugiye gusoma amagambo menshi, kandi iki gice cya 13 ndifuza ko igihe cyose turi imbere yanyu mugiye mufatanya natwe kugisoma, hanyuma twese tugende nyine twumva, kugira ngo tuzige buri jambo ryose mu buryo bwimbitse. Niyo mpamvu igihe cyose nzahagarara imbere yanyu, nzaba ndi imbere yawe ndi kuvuga. Mbere y'uko mvuga nzansubira muri iki gice cya 13 nongere ngisome, kugira ngo ugikunde kandi bitume wumvamo byinshi. Nkaba ngusaba rero nawe kuzaza ugisoma cyane muri ibi bihe byose tugiye kugenda tukiga. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Dusome twumve icyo atubwira. Ngiyagara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, cya kiyoka cy'imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwabishora kira. Abari mu isi yose bakurikira inyamaswa bayitangarira, barama icyo kiyoka
kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kuramaga imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'aba mw'Ijuru. Ihabwa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe, uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi h'umunyago, nabwo azajyanwaho umunyago, kandi wicisha abandi inkota nawe akwiye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Tugeze ku nyamaswa ya kabiri. Nuko muri n'inyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayibamo ngo baramye inyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa rikomekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda kiretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Muri ihangana twongere dusome andi magambo tugiye kuzifashisha dusobanura iki gice cya 13. Kigishijwe abantu benshi. Abateolojiya barakigisha, amadini atandukanye bakakigisha mu birebana n'imyemerere y'idini yabo ariho bakiganisha. Twebwe tugiye kubaganiriza iki gice cya 13, nta ruhande na rumwe tuzabugamiramo. Ntago tuzakigisha nk'abize teolojiya, nta nubwo tuzakigisha twerekeza ku myemerere y'idini. Tuzakigisha ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana ahishura ubu buhanuzi neza mu by'ukuri. Kuko abantu benshi twagiye tubatega amatwi, tukumva abari mu madini benshi barakigisha berekeza ku myemerere y'idini babamo. Hari bamwe bakigisha igice cya 13 bakerekana ko iriya nyamaswa ari ubupapa. Hakaba abandi bakigisha ba teolojiya bakavuga ko iriya nyamaswa ariyo antikristo. None se ubundi kuko Bibiliya ivuga iki kuri ibyo bintu? Ese ko kiriya nyamaswa ni ubupapa? Ese ko kiriya nyamaswa dusomye hano mu bice 13 ni antikristo? Turashaka kwiga ngo turebe ukuri kwa nyako. Akaba ari impamvu duhora tubwira abantu ngo reka kuba umuheza nguni w'idini runaka, kandi we kuba umuheza nguni wa teolojiya, kuko wize teoloji ng'abantu benshi ngo babisobanuye gutya ngo nanjye ngo niko kuri. Yesu yaravuze ngo icyogejwe mu maso y'abana b'abantu imbere y'Imana kiba cyanduye, ariko icyanduye kenshi mu maso y'abantu batacyemera gipfa kuba kinyuze mu birebana n'iyobokamana, ariko abantu ntibacyemere, kandi uw'Imana iri gukoresha cyangwa se icyo kintu kirebana n'iyobokamana, ariko usanga abantu benshi bacyemera. Akenshi uzasanga Imana icyemera. Kuba umuteolojiya w'umufilozofi cyangwa w'umuscientifique uri muri Amerika avuga ko iyi nyamaswa ari antikristo, ugasanga afite na doctora muri ibyo bintu. Kuba umuteolojiya w'umudogiteri uri Malaysia cyangwa se uri mu Bwongereza avuga ko ari antikristo, no kuba abandi benshi babyemeza, ntabwo bivuze ko ariko kuri. Nta nubwo ijambo ry'Imana rivuga ikintu kimwe ku isi yose. Ngo Jejarike nze nigisha ko iyi nyamaswa ari antikristo,
hanyuma wowe gatera aho uri nawe uvuge ko ari antikristo, nawe w'Imana aho uri uvuge ko ari antikristo, n'undi uri muri Amerika avuge ko ari antikristo, n'undi uri mu Bwongereza avuge ko ari antikristo. Ntabwo ari uko Imana yihishura mu ijambo ryayo, no. Niba warize teolojiya kuko ukayiga, muri teoloji bavuga yuko verse imwe iri muri Bibiliya igira ubusobanuro bugeze kuri 80. Jewe rero saho ngarukira gusa, verse imwe yo muri Bibiliya igira ubusobanuro utamenye n'umubare wako. Kubera iki? Imana ntimenyerwa, ntigira formulaire. No mw'Ijuru nta muntu uramenyera Imana, n'ibizima ntibiyizi, ntibiranayimenyera, n'abakuru ntayo bazi kandi bayizengurutse, n'abamarayika bahora bayiririmbira bayiramye, nta uramenyera Imana. Imana ihora hihinduranya mu bwiza bwayo. Ibi tuzabyiga muri cya gitabo turimo kwandika kirebana n'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ku ngingo yacyo ya 10 tuzabyiga. Kiriya gitabo kiri hafi kurangira, mu minsi iza tuzababwira ko cyanasohotse, hanyuma ugishaka kizamugeraho. Ni igitabo kigizwe n'ingingo 13 zirebana no kugaruka kwa Yesu. Ibi rero tuzabigarukaho tubereka kuntu Imana ntigira formulaire. Ugejarike hano mbe nigisha ibi yandikishije ngo mvuge ngo ni inyamaswa, ngo inyamaswa ni antikristo, ngo inyamaswa n'ubupapa, ngo usange ni uri muri Amerika n'ibyo arimo kwigisha, usange ni uri muri Australia n'ibyo ari kwigisha, usange n'undi uri mu Bushinwa n'ibyo ari kwigisha, usange n'undi uri ku mugabane w'Uburayi n'ibyo ari kwigisha. Ntabwo iyo yaba ari Imana, ntibibaho. Ntabwo Imana ari uko yihishura ngo tuyimenyere ku kintu kimwe, no. Imana ihora hihi uko mw'Ijuru batayimenyera buri kanya iyo bamanutse, ngo iyo bemye gutya bakayireba, iyo bemye gutya bakayireba babona ngo ifite ubwiza burenze, butuma badafite ubushobozi bwo kwema ngo bakomeze bayirebe mu maso. Ikintu rero bahita bakora ngo bahite bikubita hasi bakavuga ngo uruwera. Noneho bakongera kweguka bakavuga ati buriya bwa bwiza bwagabanyutse, reka duhagare twemane, reka duhagare tweme turebane nayo mu maso. Ngo bazamuka bagasanga irushijeho kongera kwera kurenza uko bamanutse isa, bagahita bongera bakamanuka ngo uruwera. Bazamuka bavuga ati buriya bwagabanyutse, no tugiye kwema tuyirebe, nanone bagasanga ngo yongeye yagize ubundi butandukanye n'ubwo bamanutse bazi, bakongera bakamanuka ngo uruwera. Kubw'iyo mpamvu rero mwumve mw'Ijuru ngo ukuntu bihora, bahora bavuga ngo uruwera, uruwera. Nta munsi n'umwe marayika, ikizima, umukuru barema ngo batinyuke kureba Imana mu maso gutya. Ni nayo yibwiriye Mose ngo Mose, nta muntu ujya undeba mu maso ngabeho. Uko Imana yabibwiye Mose niko no mw'Ijuru bimeze, nta ureba Imana ngabeho, no. Doli e fosi e shayi ba sonsiri fi de shayi. Uko rero imeze mw'Ijuru niko no mw'ijambo ryayo imeze. Uba ya magambo gejarike ndimo ndavuga ni gejarike wa nyawe. Ibyo ntanga bisohokamo ni nabyo bindimo n'igihe wa nyawe nyine, nibyo ngenda nabyo, ni ibyo nyine. Igihe uzaba uri gusoma igitabo cy'umuntu yanditse, uzamenye ngo biriya yanditse ariya magambo, ariya jambo rye yanditse, yatanze ibimurimo, we nyirabyo mbega yerekanye uwo ari we. Ijambo ry'Imana niyo Mana. Uko rero itamenyerwa, itagira formulaire ngo abantu bayimenyere, ibizima biyimenyere, abamarayika bayimenyere, bayifate ku isura imwe gusa. Ni nako no mw'ijambo ryayo imeze, nta muntu ushobora kuyifata mu kintu kimwe mw'ijambo ryayo, no.
ngo nigisha hano inyamaswa ngo ni papa, uri mu Bwongereza yigisha ko inyamaswa ari papa, uri mu Bufaransa yigisha ko inyamaswa ari papa, uri muri Zambia ngo inyamaswa ni papa, uri Zimbabwe ngo inyamaswa ni papa. Gute? No, ntabwo iyo yaba ari Imana, ntabwo iyo yaba ari Imana nshuti. Uri hano mu Rwanda yigisha ngo inyamaswa ni antikristo, uri muri Amerika ngo inyamaswa ni antikristo, uri South Africa ngo inyamaswa ni antikristo. Gute? Ntabwo Imana ari uko yihishura nshuti. No, ntabwo Imana yishura mu buryo bumwe ngo usanga twese turavuga ibintu bimwe. Uko izakwishurira siko izanyihishurira mu ijambo ryayo. Kandi wabivomye muri teoloji, kandi uzasanga teoloji ibyigisha ari bimwe gusa mu isi. Wabivomye muri iryo dini ubamo, iryo dini ubamo, uzasanga ku isi yose ariko babyigisha. Ariko umuntu wize ijambo ry'Imana akarisesengura mu buryo bwa nyabwo, aciye bugufi, abwira Imana ati nyigisha, nyihishurira mu ijambo ryawe, mbashe kugwishurirwa se nawe. Kandi nimara kugwishurirwa, ibi nagwishuriwemo gende mbihishurire n'abandi. Imana irakwigisha ikakwishurira mu buryo bwinshi butandukanye, kandi ukagenda nawe ukayibwira abandi, abandi nabo bakayumva bakumva ni ukuri, nta confusion. Keretse abanyamadini nibo bahora bahanganye, bashaka kuba ari bo bemerwa. Tuziga igitabo cy'ibyahishwe kugeza ubwo tuzageraho twiga ikintu cyitwa maraya. Maraya tuzamwiga igice cya 17 n'icya 18, ndetse n'irimbuka ry'uyu maraya rivugwa n'ubundi muri icyo gice cya 18, n'uburyo mw'Ijuru bazishimira irimbuka ry'uyu maraya, ari we Babuloni ikomeye, wicaye hejuru y'inyamaswa itukura, ifite imitwe 7 n'amahembe 10, yuzuye amazina yo gutuka Imana, yahaza amaraso y'abera n'ayabahowe Yesu. Tuzayiga. Ntabwo rero Imana yishura muri ubwo buryo gusa bumwe. No, ntabwo yaba ari ijambo ryayo. Sinakongera no gusoma Bibiliya ndamutse mbonye Imana yishura mu isura imwe, ku buryo uko bayivuga hano mu Rwanda icyo bayivuzeho n'abandi banze ariko bayivuga, ntabwo nazongera gusoma Bibiliya. Imana ifite ubwiza buhora buhinduranye, kandi ni nako ishaka n'abakristo abayizera ko duhora tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ubukristo bambanyeho uyu munsi, ejo sibwo bazambonamo. Niba umuntu uko ambanye uyu munsi na mu myaka 5 ariko azambona, ntabwo ndi gusa n'Imana. Imana ishaka ko duhora tuva mu bwiza tujya mu bundi. Icyaha nkoze uyu munsi sinzongeye kugikora ukundi. Intege nyanguyemo uyu munsi ntimuzongeye kuzimbonaho. Niba uyu munsi umwami ngo jari karagerageza mu kutagira umujinya, mu myaka 2 muzamuvuga ngo jari ke nta mujinya ajya agira. Nuko Imana dushaka mutakivuga ngo aragerageza, ahubwo ngo nta mujinya ajya agira. Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Uko niko Imana imeze. Dalos even shall be paso et defendos shall his be for the time. Mw'Ijuru niko Imana imeze, na hano mu isi mu ijambo rya niko yihishura. Niba rero amadini hirya no hino ku isi bigisha ibintu bimwe mu ijambo ry'Imana, ntabwo yari Imana iri kwishura. Niba teolojiya yigisha ibintu bimwe mu ijambo ry'Imana, ntabwo yari Imana iri kwishura. Imana ikeneye abakozi bayo, abagaragu bayo bayubaha, bayegera. Imana nimenyerwa, Imana nigira fromire. Niba hirya no hino bayigisha ibintu bimwe mu ijambo ryayo, ugasanga ibyo hano bari kwigisha n'ahandi nibyo barimo kwigisha, abantu bakamenya Imana mu buryo bumwe, ari bakayimenya muri ubwo buryo gusa bwonyine. No, ntabwo bibaho.
ntabwo bibaho rwose. Ntabwo ari uko Imana yihishura, hoya. Imana mu ijambo ryayo ihora yihishura muri butandukanye. Niyo igiye kugusubiza nabwo kandi ntabwo igusubiriza ahantu hamwe. Imana ishobora kuza kugusubiza iciye mu muryango, ejo yagaruka igaca hejuru y'ibati. Noneho ugasanga wamenyereye ko ica mu muryango, akaba ari uyitegereza ngo niho igiye guciza iza kugusubiza mu bundi buzima ugezemo. Noneho yazi igaca hejuru mu mabati. Uko niko Imana ibayeho, niko Imana nta muntu ugiyimenyera, akaba ari nako mu ijambo ryayo nyine ishaka ko tuyihishurirwamo. Ariko niba hano mu Rwanda ibyo bigisha muri Bibiliya n'ahandi ari byo bari kwigisha, n'ahandi byo bari kwigisha, iyo si yaba ari Imana iri kwishura. None ikibazo, ese ubundi Imana uko yishurira niko izakwishurira wowe? Ntabwo ariko bimeze. Tugiye kwiga iki gice cya 13, twongere tukige. Ndashaka yuko dusoma igice cya 17 duhere ku murongo wa 9 tugize ku murongo wa 14, aho tuzayifashisha turi gusobanura iki gice cya 13 n'ubundi kandi ni naho hazadufasha cyane gusobanukirwa ubuhanuzi neza. Ese inyamaswa ivugwa ni papa? Ese inyamaswa ivugwa ni antikristo? None si imitwe 7 iyiriho ishatse kuvuga iki? Aya mahembe 10 se yo asobanura iki? None si inyamaswa kabiri zamuka iva mu butaka yo isobanuye iki? Ese koko ni Roma nyirisitu na Roma pagani nkuko bamwe babyigisha babyize muri teologiya? Ese mu by'ukuri kira kimenyetso cyo muri 336 ni cyumweru nkuko bamwe babyigisha? Reka mbwire n'abadventiste, maze kugira inshuti nyinshi ngeze abadventiste turi inshuti. Mbwire n'abakristo mwese mudukurikira muri hirya no hino rwose, kandi mudukurikira mu bihugu bitandukanye. Abantu benshi bamaze igihe barimo kutubwira ngo tuzigishe ku bintu birebana n'isabato n'icyumweru. Mu byitegure ibirebana n'isabato n'icyumweru bizaza mu kiganiro cyitwa Menya Nibi. Tuzabyiga rero. Ese isabato n'icyumweru bihurira he? Ese koko abantu bamwe birwa bacemanza? Hari bamwe bavuga ngo abadivantiste ngo baheze mu mategeko, ngo kandi amategeko yararangiye, turi mu gihe cy'ubuntu. Hakaba abandi nanone b'abadivantiste birwa baciraho iteka ngo abaprotestani, abaprotestani ngo basenga ikimenyetso cy'inyamaswa ngo umunsi w'icyumweru, inyamaswa n'ubupapa, n'icyumweru ngo akaba ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Ubwo rero nabo barasenga inyamaswa. Tuziga isabato, tuziga icyumweru, tuzajya muri Bibiliya kandi ibi ngibi mbere ko tubyiga tuzabanza kwiga kubirebana n'isezerano rishya n'isezerano rya kera. Abantu bakwiye kumenya isezerano rya kera icyo ritumariye muri iki gihe. Ikindi, abantu bakwiye kumenya isezerano rishya ritumariye muri iki gihe. Yaba amategeko ya Mose, Pentateuch, bya bitabo 5 byanditswe na Mose, Tangiriro, kuva barewe kubara gutegeka kwa 2, abantu bakwiye kumenya bya bitabo by'amateka 12 bivugwa ku bami n'amateka y'Abisiraheli, ndetse ukagera muri bitabo by'imigani by'ibisigo bakabimenya. Bakwiye kumenya n'ubuhanuzi bwose, yaba bari abahanuzi bakuru n'abatoya, bakabyiga bakabimenya. Abantu bakwiye kumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu yazanye mu isi. Isezerano rishya. Isezerano rishya. Iri jambo reka nongere risubiremo wowe nkurikiye ubyumva. Isezerano rishya. Iri ni ngo ryitwa isezerano rya kera, rikanitwa n'isezerano rikuru. Ibi tuzabyiga. Isezerano rya kera rifite agaciro ki kuri twebwe muri iki gihe, haba ku Bisiraheli, haba kuri twebwe abanyamahanga. Isezerano rishya rifite agaciro ki ku Bisiraheli ndetse kuri twebwe abanyamahanga muri iki gihe cya none. Nitubivaho nibwo tuziga kubirebana n'isabato n'icyumweru. Ibi tuzavuga tujye kureba kubirebana na discipline na doctrine. Murabizi ko natangiye kubyigisha discipline na doctrine, twatangiye kubyigisha dusa nkaho tubihagaritse. Tuzinjira kubirebana na discipline na doctrine, tujye ku madini, tureba amadini uburyo hari ibintu byinshi yafunze, agafunga ivuga butumwa, agafunga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, amadini menshi. Hanyuma tuzajya muri Bibiliya
turebe idini rya nyaryo Bibiliya ivuga ni irihe. Bibiliya yerekana idini rya nyaryo, kandi impamvu Imana yemeye ko ryitwa gutyo ikemera ko haza izina idini rikandikwa muri Bibiliya nuko ibona ko dukunda idini kurenza gukunda itorero rya Kristo, kurenza gukunda ijuru. Intumwa za Yesu azituma, yanze kuzituma mu madini, yazibwiye ngo mugende mubwira z'amahanga yose, kandi amadini yarahari. Hari idini rya gifarisayo, uyu munsi muri Isirayeli riracyahari, Judaism, baracyasenga amategeko, baracyayoborwa n'amategeko. Ariko Yesu atuma intumwa ze, ntabwo ati mugende mu mahanga yose mugishe bari mwese ubutumwa bwiza. Simbatumye mu madini, nimujye kwinjira mu masinagogi. Tuzareba bira none igituma Imana yemeye ko hazamo izina handikwamo ijambo idini. Ariko turebe noneho icyo yashaka kuvuga ko yagaragaje idini ngo rya nyaryo ngo ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese. Icyo Bibiliya yerekana ngo kirangwa muri iryo dini uzasanga ritakiri idini ahubwo ari itorero rya Kristo. None tuzijya turebe ese ibi bintu Imana igaragaje idini rigomba kubahiriza, amadini yo muri iki gihe ari kubyubahiriza? Ese ko dukunze amadini twatuyarimo cyane, twaranze kwiga ijambo ry'Imana ngo twisomere ubwacu turibemo dusome, dushaka ko dukomeza kugaburirwa n'abayobozi b'amadini. Kandi uzasanga abayobozi b'amadini benshi bamaze kuba abanyapolitike, babaye abapolitisiye, barahabwa amabwiriza n'ibihugu babamo, hakaba ari ubwo bahabwa amabwiriza bakaza gufata Bibiliya bakayifashisha bayasobanura abakristo, kwifashisha Bibiliya nyamara barimo kurimbuza abakristo. Ibi byose tuzabyiga nta handi tuzaba turi, ni muri Bibiliya gusa. Tuzaba dusoma Bibiliya, twongeye dusome Bibiliya. Akaba niyo mpamvu twanababwiye ngo tuzabatumiriza abakozi b'Imana batandukanye, tuzabatumiriza abantu batandukanye, aho tuzaza tumuha agasobanura uko abyumva, hakaza n'undi noneho dukora deba. Hanyuma iyo deba ntabwo tuzaba tujya impaka ngo turwane, ahubwo we azatubwira ibyiringiro bye, azaza tuganiriza ibyiringiro bye, natwe tuvuga ibyiringiro byacu, noneho mwebwe mudukurikiye ari mwe mukuramo ukuri. Nicyo dushaka. Niba asengera mu badivantiste, naza asobanure idini yasengeramo rwose, ayisobanure pe. Hanyuma anaze mu mategeko ya Mose ayasobanure, natwe tuvuge Bibiliya, tumwereke n'ubuntu n'amategeko byose itandukano ririmo. Hanyuma akomeze abe mu bye, natwe dukomeze tube mu byacu. Ariko icyo tuzaba dushaka nuko wowe udukurikiye n'umwuka w'Imana uri kukumvisha bizarangiza uvanyemo kuri kwawe, uvuga ati uku niko kuri. Nibi dushaka. Tushaka kuzakora ikiganiro kirebana no kujya impaka. Iki mukimenye, ibi Pawulo yarabikoraga na Yesu yarabikoraga. Yesu yahoraga ajya impaka n'abayuda mu masinagogi, Pawulo yahoraga ajya impaka n'abayuda mu masinagogi, ariko ashaka kumvisha abinjiji batasobanukiwe kugira ngo bajijuke, bavuga ati uyu niwe uri mukuri, reka ariwe tugenderaho. Birababaje kuba witwa umukristo ariko ukaba uhora ushidikanya ku birebana n'amategeko n'ubuntu, ukaba uhora ushidikanya ku birebana n'isabato n'icyumweru, ukaba uhora ushidikanya ku birebana n'impano z'umwuka wera ndetse n'umwuka wera, kandi uri umukristo. Niyo mpamvu rero tuzabikora, kandi tuzababona abakozi b'Imana, tuzagenda dukorana ibiganiro byinshi, kuko ntawe dushaka kugira ngo tumuvane mu myemerere ye, azayigomba. Ariko twicyo dushaka nuko agaragaza imyemerere ye, ibyo byiringiro bye nyine bifite ubugingo, kuko muri ibyo yaririmbye mufite ibyiringiro bifite ubugingo. Hanyuma atwereke ko ibyo byiringiro bye kuko bifite ubugingo, natwe tumwereke ibyacu ko bifite iki ubugingo. Hanyuma udukurikiye ujonjore, uvuga uti uku niko kuri. Muranyihanganira, tuba turi gusobanura utuntu twinshi kugira ngo tubakundishe kubana natwe muri ibi biganiro. Reka dusome igitabo cy'Ibyashura Yohana
igice cya 17 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14, kuko ayo namwe mu magambo tuzifashisha mu dusobanura kiriya gice cya 13 ku bintu bivugwamo. Ndaje mbabwira ibintu tuzigamo mu gice cya 13. Aha, haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusome twumve. Haratubwiye ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. Abatanu baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. 11. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi ni umwe muri babandi 7, kandi arajya kurimbuka. 12. Ya Amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarimo, ariko bahabwa gutegekera hamwe na nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. 13. Abo bahuje inama bahaye nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Wowe nkurikiye vuga ngo amen. Abari hamwe na Yesu bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse. Ibi tuzabisorezamo mu gusoza kino kigisho cyico cya 13 cy'ibyahishuwe. Tugiye gusobanura iyi nyamaswa, ubupfu bwayo n'ubwenge bwayo bw'ubuswa n'ubutiriganya bwayo bwo gushaka ngo kuzisasira abantu benshi Satani arimo arayifashisha. Turaje tuyisobanure. Ariko mbere ko tuyisobanura, turabanza kubasobanurira mu buryo buri samari cya 12 cy'ibyahishuwe, kugira ngo tubone ko twinjira ku 13 tugaragaza uburyo kiriya kiyoka ari cyo yanzuka kera, ari umwanzi na Satani, cy'imitwe 7 n'amahembe 10, ari cyo cyahaye ubutware iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Kugira ngo noneho tubyumve neza, nuko tuzabanza gukora noneho uburyo mu ncamake ya kiriya gice cya 12 twakigishije mu buryo bugiye kwinjira, ariko kugira ngo abantu bazabashe kumva neza nuko tuzagikora mu ncamake twihuta, tugata tugera ku gice cya 13 bizabyumvikana neza. Reka dusome n'igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Ubwo ndimo gushaka kubereka amagambo tuzaganiraho. Amagambo tuzaganiraho, niyo mpamvu uyu munsi nabasomesheje. Ubu ngiye sinkunda gusomesha, kuko ngira ngo abantu benshi tumaze kumenyerana, ariko ntabwo turabaha ubuhamya bwacu. Ariko hari benshi bagiye babona ku yandi macano twagiye tubutambutsaho. Twebwe ntabwo dukunda gusomesha abantu cyane, ubishoboye abafite akabike akaba ari kwandika, kuko mu muhamagara Imana duhamagaye twagiye tubisobanura hirya no hino ku macano atandukanye y'abandi bantu, uburyo Imana duhamagara yatubwiye ko idushyize ijambo ryayo Bibiliya mu mutwe, kugira ngo Imana ibashe guhindura abantu benshi iduciyemo. Imana yafashe Bibiliya hafi ya yose ishyira mu mutwe wacu. Impamvu muzabona twigisha kenshi tutari no gusoma, ahubwo ari kugira ngo tubashe gusobanura ibintu neza. Noneho wowe udukurikiye umva ko pinga, ko hari abantu bapinga, uzafate Bibiliya yawe uzayifate. Mu gihe turavuga ya mirongo n'ibice, ujye ufata Bibiliya nyine, hanyuma nawe urebe ko ibyo tuvuga ari ukuri. Twigisha Bibiliya, ntabwo twigisha ibiri inyuma ya Bibiliya. Reka noneho dusome igice cya 7. Igice cya 7 mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Ahandi tuzasoma nyuma, Imana nidufasha niba hari ibindi dushaka gusobanuramo. Mbibutse ko tusomye ahantu hatatu: igice cya 13 cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya 17 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14 mu byahishuwe, igice cya 7 gitabo cy'umuhanuzi Daniel kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Aho dusomye
niwo hantu hazadufasha gusobanura iki gice cya 13. Reka noneho rero twasome twumve, hanyuma dukomeza twumve ubutumwa bwiza, twumve ibihe duhagazemo by'iminsi y'imperuka. Haratubwiye ngo mu mwaka wa mbere ku ngoma ya Belshazari umwami w'i Babuloni, Danieli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe, ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Yarobanuyemo ingingo zabyo zikomeye, ni nazo tugiye kwiga dusobanura igice cya 13 umurongo wa 2. Nuko Danieli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mw'Ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi habwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera muri inyamaswa ya kabiri isa n'idubuye gutsa uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4, ihabwa ubutware. Murongo wa 7. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Mani tugire neza. Mu byo tuzitaho, wowe uzitaho unkurikiye muri iki kiganiro, muri iki cyigisho tugiye kwiga, mu magambo dusomye hano muri Danieli, ahantu uzahiteho cyane, kuko mu byo tuzasobanura tuzahagarukanaho. Umurongo wa 2 n'uwa 3 haratubwiye ngo, nuko Danieli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mw'Ijuru ihubukira ku nyanja nini. Ako kantu ngo inyanja nini uhasurinye. Umurongo wa 3. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Ahantu uzahasurinye cyane. Yabonye imiyaga 4 yo mw'Ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja abona havamo inyamaswa enye nini zidasangiye ubwoko. Bivuga ngo iyi nyanja yavuyemo inyamaswa enye. Ibyahishwe 13 umurongo wa 1 naho batubwiye ngo, ngihagara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa izamuka iva mu nyanja, ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Danieli abonye inyamaswa enye zavaga mu nyanja. Yohana abonye inyamaswa y'amahembe 10 n'imitwe 7 izamuka iva mu nyanja. Iyi nyanja ni iyihe? Izi nyamaswa Danieli yavuze yabonye zishatse kuvuga iki? Iyi nyamaswa izamuka iva mu nyanja Danieli Yohana we abonye nayo yavaga mu nyanja y'amahembe 10 n'imitwe 7, yo ishatse kuvuga iki? Dore ibintu tuziga muri iki gice cya 13. Icyambere ni iyi nyanja. Iyi nyanja ishatse gusobanura iki mu buryo bwa gihanuzi? Iyi nyanja isobanuye iki? Icyo ni cyambere. Icya kabiri, iyi nyamaswa yazamukaga iva mu nyanja ni bwoko ki, isobanuye iki? Ibi tuzabyiga. Icya gatatu, iyi mitwe 7 y'iyi nyamaswa ishatse gusobanura iki? Icya kane, aya mahembe 10 yayo yo avuze iki? Icya gatanu, iriya nyamaswa ivugwa ku bice 13 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 18 yazamukaga iva mu butaka, yo ni bwoko ki, ishatse kuvuga iki? Ese koko ni Roma nyirisitu? Ese koko ni Roma mpagani nkuko benshi babivuga babyize muri teolojiya?
tuzasobanura iyi nyamaswa yazamukaga iva mu butaka. Ikindi tuzayigaho ni ariya mahembe ngo yari ifite asa nkaho ari ay'umwana w'intama ariko ikaba ivuga nk'ikiyoka. Tuzasoreza ku mubare 666. Reka mbishyire mu mibare mu byumve neza kugira ngo niba unkurikiye uhita ubyandika kugira ngo nituramuka tugeze nako twibagirwa wowe uzandike utange commenting, ariko hari ibintu mwatwemereye mutasobanuye. Icyambere tuzasobanura inyanja. Iyi nyanja isobanura iki? Tuzasobanura iya nyanja, ubusobanuro bwayo ni ubuhe. Icya kabiri tuzava kuri inyamaswa izamuka iva muri iriya nyanja. Ariya mahembe 10 yayo asobanuye iki? Gatatu, iriya mitwe y'iriya nyamaswa 7 yo isobanuye iki? Kane, tuzavuga kuri iriya nyamaswa ya kabiri ivugwa ku murongo wa 11 wa kiriya gice cya 13 izamuka iva mu butaka. Iyi nyamaswa yazamuka iva mu butaka ni bwoko ki? Isobanura iki? Ese koko ni Roma nyirisitu? Ni Roma pagani nk'uko benshi bajya babivuga? Icya gatanu, tuzasobana uburyo ngo isa nkaho ari umwana w'intama ariko ikaba ivuga nk'ikiyoka. Icya gatandatu, tuzavuga kuri ariya mahembe 2 yayo. Ariya mahembe 2 ameze nk'ay'intama, ubwo bishatse kuvuga iki? Icya karindwi, tuzavuga ku mubare 666 iriya nyamaswa izamuka iva mu gitaka iri kwifashisha iwushyira ku bantu binyuze mu kugura no kugurisha. Icya munani, tuzasobanura igishushanyo cy'iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja cyaremwe n'iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka ngo irangije igihe umwuka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Ibyo nibyo bintu tuziga hano muri iki gice cya 13. Noneho turebe ese koko iby'amadini yigisha kuri iki gice cya 13 ni ukuri? Ese ubundi iby'abateolojiya benshi bigisha bahuriyeho niko kuri? None Imana yo irahishura mu ijambo ryayo iki kubirebana n'izi nyamaswa? Kuko hano havuzwemo inyamaswa zigeze kuri 3. Iya mbere ni inyamaswa izamuka iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Iya kabiri ni inyamaswa izamuka iva mu butaka ifite amahembe nk'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka. Iya gatatu ni igishushanyo cyaremwe n'iriya nyamaswa ya kabiri izamuka iva mu butaka, ariko igituma cyahindutse inyamaswa kitakiri igishushanyo ngo nuko yagihaye umwuka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Bivuga ngo cyari igishushanyo none n'ikiri igishushanyo cyahindutse inyamaswa nyanyamaswa. Ibi nibyo tuzigaho. Tuzabyiga mu buryo bucukumbuye. Hanyuma rero ubwo buri wese azatange comment ye ukabyumva, ariko mu bintu dushaka nuko twifuza ko abakristo bahumuka amaso bakamenya ngo igihe kigeze he. Kuko ubugewe uba ndi kubabwira ibi ngibi iyo nicaye gutya mfite ubwoba ko ndi busoze isagarutse. Hari ahantu nirigeze kujya ndi kwigisha ijambo ry'Imana, mbivuga gutya nyuma kuko nari mfite seminar y'ibyumweru 2 shoje, batanga umwanya kugira ngo abantu babaze ibibazo. Umwe arahaguruka kandi yari umuririmbyi ngo muri korali aho ravuga ubutumwa bwiza, aravuga ngo jewe ngo umunsi wavugaga bwa mbere ko uri busoze isagarutse ntago nabyemeye. Baramubaza ati se kubera iki? Abayobozi nyine ko jewe urumva ninagereje kuza gutanga igisubizo. Ati nuko hari byinshi Imana yavuganye natwe itari yasohoza. Itari yasohoza nk'ibihe? Hari abo Imana yabwiye abagore itarabaha abagore, hari abo yabwiye abagabo ngo ntiyari yabaha abagabo,
hari abo yabwiye akazi ntabwo irakabaha, hari abo yabwiye guha amafaranga ngo ntabwo irabaha amafaranga, hari abo yabwiye kurira indege ntabwo barayurira, hari abo yabwiye kwiga bakarangiza ngo ntabwo bararangiza, hari abo yabwiye guha ubwenge n'ubu barakiga bakaba arabaswa, hari abo yabwiye guha urubyaro ngo n'ubu ntibararuhabwa. Abivuga mu buryo bwinshi. Bati rero ntabwo Yesu yaza ibyo Imana itarabisohoza. Mbega ubuswa. Ukaba uri umuririmbyi uvuga ngo vuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, ukaba ukiri muri urwo rwego, ubutumwa uvuga n'ubuhe? Ese ubutumwa twahawe kuvuga ko ari kubwiye abantu ngo bitegure Yesu ugiye kugaruka, warangiza ukaba uhagaze ugatinya ukavuga ngo ngiye mbona atari yagaruka, itusubira kwicara ntuzongeye kuvuga ubutumwa? Ntusubwa uri kuvuga ubuhe butumwa? Bene data reka mbabwire, bene data reka mbabwire, tugiye kwiga tuzabereka ubutegetsi bwo mu isi ukuntu bwagiye busimburana mu isi, n'ubwa nyuma bugomba guheruka Yesu akagaruka, kandi ubwo bwa nyuma bukaba aribwo buri gusohoza ibimenyetso byose byo kugaruka kwa Yesu. Tuziga aho biri tubwira ko mu buhenebere bwo mu minsi y'imperuka abantu benshi bazahenebera abari abakristo, ibyo abakristo bakabyitirirwa gusa ariko batagikijijwe kubera ko barambiwe iby'agakiza. Abari abapasitoro beza, abakozi b'Imana beza, bari bafite intego yo kujyana abantu mu ijuru, bazava mu by'agakiza, ibyari ugufasha abantu kujya mu ijuru bigahinduka business, bigahinduka imirimo yo kwinjiza amafaranga, bagata umurongo w'ivugabutumwa wo kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ahubwo inyigisho zose zikaza zishingiye mu gukuramo abantu amafaranga no kwiyemera, ndetse bakagira n'ubwo bifatanya n'inzego z'ubutegetsi bwo mu isi. Ibi byose tuzabirira ko byahanuwe kandi byo duhagazemo, kandi noneho ngo aho nyine muri situation Bibiri twereka ko ariho Yesu azahita agaruka. Ariko Daniel aravuga ngo icyo gihe aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Reka mbabwire ngo mubane natwe mukurikirana ubutumwa bwiza, twigana ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa ukuri. Naho ubundi bitabaye ibyo, nguriya Yesu araje, uwo twategereje imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza ageze ku rugi. Turagusaba kubana natwe muri ibi bihe byiza byo kwigana ijambo ry'Imana, hanyuma tukagusaba gushyigikira iri vugabutumwa, mudusengera, mudutera inkunga y'amafaranga kugira ngo ubutumwa bugere kure cyane. Birababaje kuba abantu bafata amafaranga bakayaha abantu batagira naho babageza, ariko ubutumwa bwiza bw'ubwami ugasanga ntago witayeho kubushyigikira, aho ugashyigikira abakubeshya. Koko abakubeshya n'Imana yabatumye, abagutera ubwoba. Ibi turabibwira wowe wizeye ko ukijijwe by'ukuri, uzi n'agaciro k'ivugabutumwa, uzi n'agaciro ko kuba abantu bakizwa bakajya mu ijuru. Tera inkunga iri vugabutumwa. Turimo no gushaka kugura ibikoresho kugira ngo tunagire studio nziza, aho noneho twicara muri studio abantu bakumva ubutumwa bwiza, tugakora ibiganiro byinshi.
reka dusenga n'Imana. Imana ibaha umugisha. uzi icyo nababwira nuko iyi si igeze ku ndunduro. Reka dusenga n'Imana. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye mwami Yesu, uri mwiza kandi ubiri mwiza bakubaha n'abagutegereza bose. Dutangiye kwiga ijambo ryawe muri iki gice cya 13 aho dukoze introduction kugira ngo tutangire twiga iki gice. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, turagusabye kugira ngo ubane natwe, ubutumwa bwinjire bucengere mu mitima ya benshi, ukize benshi, ubabohore mu ngoyi z'umwanzi muri izi nyigisho tugiye kwigisha. Abari mu minyururu y'umwanzi Satani ubavanemo, kandi ijambo ryawe urishorereshe ibimenyetso n'ibitangaza, ribohora abantu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ribabohore. Abaruhijwe n'indwara zitandukanye, baruhijwe n'amakuba menshi barimo, bari mu muriro w'ibigeragezo, abaruhijwe n'imyuka mibi y'abadayimoni, babohorwe kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo abigisha ku munsi wabatumaga basohotse ngo bavuze ubutumwa, hanyuma nawe ugaherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza, abantu bagakira indwara, abantu bagakira abadayimoni, abantu bakabohoka karande zabiboheyeho. Reka ubu butumwa turi kwigisha uyu mushiki wacu mwene data ubukurikiye umubohore mu izina rya Yesu, mu mutima no ku mubiri, abohoke ashimira Imana mw'Ijuru n'isi kubw'ijambo ryawe. Turagushimiye ko uzabana natwe kandi ushyigikiye ijambo ryawe. Habwa ikuzo n'icyubahiro mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo niho tubyamaje twizeye, amen. Ka tubabwire ngo ikiganiro igihe cyanjye gitambuka mu zingisho nakagaruka kimwe n'ibindi biganiro byose. Kandi subscribe, like, share ndetse utange comment ku biganiro bitambuka. Ndabashimiye kandi agushimiye wowe wabanye natwe tugatangira twadusozanyije. Akira umugisha w'Imana, amahoro y'Imana abe ku buzima bwawe, ku bana bawe, famiye yawe, none n'iteka ryose. Amen.